abenshi baba bahari ariko bigendera, ugasanga umuntu ari hano ariko arimo aradiringa ibyangombwa byo kwigira hanze y'igihugu, i Burayi, Amerika n'ahandi, ku buryo wowe umubona mu ofisi nka noteri ariko yaramaze gusubiza ibyangombwa bimwemerera kuba noteri, ariko ugasanga yamakasha arayafite, cyangwa se umuntu yamukurangiye ahantu uzigendana mu mufuka yabo mu tubaga, cyangwa akamusanga iyo mu rugo, cyangwa gusanga aho uri we akweretse ko gufashije akorohereje nyamara ntabwo kiri noteri. Hanyuma ukagenda ukabuzinga impapuro zawe cyangwa amasezerano yawe mu bijyanye n'umuntu anotifiye, ariko ntabwo ari byo, ugasanga jihuriyemo n'ibibazo. Nshuti bavandimwe bakunzi ba UNAP TV, turabaramukije muraho neza. Nkuko bisanzwe uyu munsi kuri UNAP tugiye kubagezaho amwe mu makuru ari hanze aha ngaha, yenda bamwe bazi, abenshi yenda batazi, ariko akunda kubyara amakosa cyangwa amafuti hano hanze, bityo rimwe na rimwe bigakurura n'ibintu by'imanza mu nkiko bitari ngombwa. Byashoboka ko twagerageza kuyirinda ayo makosa cyangwa amafuti akorwa, akenshi akorwa na ba noteri. Ba noteri badufasha mu byangombwa bitandukanye, mu butaka, mu kugura cyangwa se kudufasha gukora amasezerano mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo tubone ya mitungo yacu dushaka. Ndabavugaho iki rero uyu munsi, mwitonde cyane bantu bagura ubutaka n'imodoka n'ibindi, ariko cyane cyane ava ku butaka n'imodoka, kuko ari byo mbamo, ariho akazi kanjye kari, nkuze guhuriramo nabyo. Nk'uko mwaba mubimenyereye, dukodesha imodoka tukanazigurisha, ndetse n'ubutaka n'amazu turabikodesha tukanabigurisha. Bityo rero hari amakosa cyangwa amafuti ajya agaragaramo. Nsaba yuko abantu baza kubyitondera cyane cyane abantu bagura, mubyitondere cyane. Biteye bityo rero uyu munsi hari ba noteri usanga yahoze ari noteri ariko ntabwo akiri noteri, abaragiye akandikira urwego rushinzwe abanoteri agasaba ko asezera akazi kubera impamvu zitandukanye. Abenshi baba bahari ariko bigendera, ugasanga umuntu ari hano ariko arimo aradiringa ibyangombwa byo kwigira hanze y'igihugu, i Burayi, Amerika n'ahandi, ku buryo wowe umubona mu ofisi nka noteri ariko yaramaze gusubiza ibyangombwa bimwemerera kuba noteri, ariko ugasanga yamakasha arayafite. Ukagenda akanotifira dosiye zawe, akazita yamakasha ubona nk'umuntu uguhaye serivisi, hashira iminsi mike yakigendera, ugasigara uhangayitse hano uri mu manza. Abo bantu mubashishozeho. Abandi hari n'igihe aba ategibwe avuga ngo agiye hanze, ariko nawe agasubiza ibyangombwa agiye guhindura umurimo runaka yakoraga, nawe ugasanga amakashi za kashi ntabwo yazisubije, aracyazikoresha. Tubone no gusaba umwanya abantu bafite mu nshingano gukurikirana abo bantu. Wowe ukagenda usanga umuntu mu ofisi, cyangwa se umuntu yamukurangiye ahantu uzigendana mu mufuka yabo mu tubaga, cyangwa akamusanga iyo mu rugo, cyangwa gusanga aho uri we akweretse ko gufashije akorohereje nyamara ntabwo kiri noteri. Hanyuma ukagenda ukabuzinga impapuro zawe cyangwa amasezerano yawe mu bijyanye n'umuntu anotifiye, ariko ntabwo ari byo, ugasanga jihuriyemo n'ibibazo. Bityo rero mugere ubushobozi kuri ba noteri cyane, ndetse mutaza gusanga imitungo yanyu yagiye muri ubwo buryo. Hari abantu batangaza procreation muzitondere cyane kuko iraza ari baringa, ukayibona ukabyizera ngo umuntu procreation ku mutungo buragiye. Bityo rero ni inama natangaga cyangwa n'amakuru nabahaga, namwe mushishoze, namwe mukurikirane abantu mugana abanoteri, mujye kuri noteri ufite amakuru uzi neza. Harimo abesikoro benshi cyane mu butaka, niho biri cyane mu mitungo y'ubutaka n'amazu, ubwo birajyana. Mu byitondere cyane ariko
abantu barimo baragurisha imitungo itari iyabo bakoresheje banoteri baba baringa, banoteri batemewe kubera ko yigeze kuba noteri. Murakoze cyane, mwari kumwe na Andrew Bakunda, ni inama natangaga, namwe mukurikirane, Imana ibaho umugisha. Hanyuma ikindi rero nk'uko bisanzwe tugurisha amazu, dukodesha amazu za apartments ahantu hatandukanye, ibibanza ahantu hatandukanye. Birumvikana dufite ibibanza bya make n'ibya menshi bijyanye n'aho giherereye. Ubwo rero mushatse mwatugana, turibasabye. Hanyuma tunagurisha imodoka, tukanazikodesha nk'abantu bashaka za kwasiteri n'izindi modoka zikora mu buryo cyane cyane. N'izindi turazifite ku cyane cyane izo modoka turazikodesha cyane. Waba uyikeneye n'amazu kuko bivuze, mwaduhamagara kuri 0788 48 62 62. Imana iduhane umugisha.